ndategeka uyu mwuka w'inyatsi ugenda ku buzima bwawe akurekure mu izina rya Yesu Kristo. Ndagira nkwereke umudayimoni w'inyatsi ugendana nawo ufite kandi ugakora ariko ukavunikira ubusa. Ibintu byose ubuzima bwawe ubayemo ni bubi. Urabona ikintu kirahuri kirimo amazi, urabona ikintu ikiganza kirateze kiteguye kwakira. Iki kirahuri kirimo amazi kirashushanya blessing, kirashushanya umugisha. Nisuka muri iki kiganza urabona kiteguye kwakira. Uku niko ubuzima bwawe buba bwiteguye kwakira. Hanyuma urabona tutsemo amazi. Aya mazi ngira ngo urimo urayareba aho ngaho. Aya mazi ngira ngo urimo urayareba, amazi yose arimo aragira gute? Arimo arameneka. Uku niko ubuzima bwawe bubayeho. Urakira mu biganza byawe, ariko ibyo wakiriye ntumenya aho binyuze. Baguteje umudayimoni w'inyatsi. Ibintu byose ukoze bigenda ubireba. Uyu munsi tuvugana ubayeho mu buzima bwo gupfundikanya, ubayeho mu buzima budafite formule, ubayeho mu buzima bw'amadeni. Uyu mudayimoni ngiye gusenga Imana akuveho mu izina rya Yesu Kristo. Ndeka nkubwire uwo ufunguye video, message Imana impaye kandi igiye guhindura amateka yawe, ikakugirira umumaro ubuzima bwawe bwose bwo kubaho. Umaze igihe kinini ukora ugerageza bikanga, warashakishije biranga, waracuruje urahomba. Igihe cyose ubonye amafaranga ku buzima bwawe ntumenya hanyuze. Uhora mu buzima bwo guhora wizengurukaho, uhora mu buzima bwo gupfundikanya, uhora mu buzima bw'amadeni. Igihe cyose uplaninga ibintu byawe, wagera finali bigafiyaringa utazi impamvu. Ugerageza gukorera amafaranga, umunsi wayabonye akaba ari bw'ibibazo bihaguruka. Ndashaka kukwereka umudayimoni w'inyatsi ugenda ku buzima bwawe. Ngiye kugusengera uyu mudayimoni akuveho. Niza iminota mikeya, ni iminota itarenze 10. Ngiye kugusengera Imana uyu mudayimoni ave ku buzima bwawe. Umudayimoni wo gukora ugakorera ubusa, ibintu byose ugiyemo bigafiyaringa finali. Ubayeho mu buzima bwo gupfundikanya butagira ishusho. Ibintu byawe byose byaranze, urakora nta terambere. Ibintu byose waragerageje biranga. Urabona ikintu kirahuri kirimo amazi, iki ni ikiganza. Ndagira nkwereke umudayimoni w'inyatsi ugendana nawo ufite kandi ugakora ariko ukavunikira ubusa. Ibintu byose ubuzima bwawe ubayemo ni bubi. Urabona ikintu kirahuri kirimo amazi, urabona ikintu ikiganza kirateze kiteguye kwakira. Iki kirahuri kirimo amazi kirashushanya blessing, kirashushanya umugisha. Nisuka muri iki kiganza urabona kiteguye kwakira. Uku niko ubuzima bwawe buba bwiteguye kwakira. Hanyuma urabona tutsemo amazi. Aya mazi ngira ngo urimo urayareba aho ngaho. Aya mazi ngira ngo urimo urayareba, amazi yose arimo aragira gute? Arimo arameneka. Uku niko ubuzima bwawe bubayeho. Urakira mu biganza byawe, ariko ibyo wakiriye ntumenya aho binyuze. Baguteje umudayimoni w'inyatsi. Ibintu byose ukoze bigenda ubireba. Uyu munsi tuvugana ubayeho mu buzima bwo gupfundikanya, ubayeho mu buzima budafite formule, ubayeho mu buzima bw'amadeni. Uyu mudayimoni ngiye gusenga Imana akuveho mu izina rya Yesu Kristo. Nabwiwe n'Imana ngo gusengere uyu mudayimoni arekura ibiganza byawe. Umudayimoni utuma utakira, umudayimoni ukora urashora amafaranga nayo washoye agahomba. Ucuruza kimwe n'abandi, ariko ibyo ucuruje mu gitondo ugataha bo bagasigara kandi bo baraje na nyuma yawe. Urahinga ntusarura. Igihe cyose umurima wawe imbuto ubibye zikura zimeze neza, ariko waje gushaka umusaruro bikanga. Ukorora inka ukagira ngo uzabona umukamo, ntibigukundire. Ibintu byawe byose ubayemo ni ibintu byo gupfundikanya, ni ibintu bidasobanutse. Ubayeho mu buzima bwo kwizengurukaho. Urimo urareba ejo hawe hazaza ukabona nta cyerekezo. Ariko reka nkubwire, uyu mwanya ngiye kugusengera Imana ya Abraham iguhereza icyerekezo. Ndashaka kugusengera uyu mudayimoni w'inyatsi akakuvaho. Mwene data, iyo ufite uyu mudayimoni w'inyatsi nta kintu ushobora gukora ngo ugereho. Ubuzima bwawe bwose buhora ari bubi. Ibintu byose uradepoza kubera umudayimoni w'inyatsi. Bagafata abandi wowe ugasigara kandi waratsinze ikizamini. Ubona diplome nziza, ukavuga ngo uzajya kwiga mu mahanga. Ibintu byawe byose bigafiyaringa ku munota wa nyuma. Mukobwa,
urarambagizwa n'abasore kubera uyu mudayimoni w'inyatsi wo kuruhira ubusa ugenda mu biganza byawe. Umusore mukabijyamo byagira finari ukumva ngo yabivuyemo. Uyu ni umudayimoni ukuriho tugiye gusenya. Mwene data reka nkubwire, inyatsi reka nkubwire ukuntu ifata. Inyatsi hari igihe iguhenga ufite amafaranga, ukamara iminsi uri gusenga Imana ubwira Imana ngo Mana mpa amafaranga. Umunsi wabonye amafaranga, dayimoni y'inyatsi akaba ari bwihaguruka. Umwana akagwara mu rugo, amafaranga yose agashira mu kugwaza umwana. Umugore akagwara mu rugo, amafaranga agashira mu kugwaza umugore. Ugasanga igihe cyose wabonye amafaranga hari ikintu cyangiritse kandi ubona ni cy'akamaro cyihutirwa kurusha plan wari ufitiye business yawe. Ndasenze mu izina rya Yesu Kristo, la mashita labine kotalibor, ndategeka uyu mwuka w'inyatsi ugenda ku buzima bwawe akurekure mu izina rya Yesu Kristo. Umva ijambo ry'Imana Imana yampaye, ngiye kugusengera, ngiye guhanura ibintu bikomeye. Zaburi 129, umva kuntu birivuga. Zaburi 129 umurongo wa 5 biravuze ngo abanga Isiyoni bose bakogwe n'isoni basubizwe inyuma. Imana ishimwe. Abakwanga bagiye gukorwa n'isoni. Abakwanga, umva kuntu birivuze. Zaburi 129 umurongo wa 5 abanga Isiyoni bakogwe n'isoni basubizwe inyuma. Imana iravuze ngo abakwanga bagiye gukorwa n'isoni. Abakwanga bagiye kumwara. Abakwanga Imana iravuze ngo bagiye kumwara. Zaburi 129 umurongo wa 5 abanga Isiyoni bose bazakugwa n'isoni. Ndagira nkubwire ngo abakwanga bazakugwa n'isoni, bazamwara. Ibi bakwifuriza ntabwo bizakubaho. Ayo magambo abantu bakuvuga igihe kirageze Imana ikatesha agaciro. Mwene data wowe wihebye, reka nkubwire, iyo ngwara si yo kukwica. Ayo madeni ntabwo Imana izemera kumwarana nayo. Abo bavuga ngo reka barebe uburyo ugiye guseba, barebe uburyo ugiye kwandagara, ndaguhanuriye mu izina rya Yesu Kristo, ntabwo uzandagara. Imana iri kumwe nawe, iruta imbaraga z'abarozi, iruta imbaraga z'abapfumu, iruta imbaraga za nyabingi. Muri uwo mubabaro, muri ico gikomere, muri ako gahinda ufite, wisakuza, wivuza induru, Imana iri kumwe nawe, izamwaza abanzi babo. Niba Bibiliya ivuze ngo abanga Siyoni bose bamware, ndagira nkubwire ngo abakwanze igihe kirageze bakamwara, abakuvuza igihe kirageze bagaceceka. Umuhanga wo kuvuga iyo yari mu isoko ntabwo ashobora kuvuga mu isoko, ajya reka akavuga isoko riremuye. Ndagira nkubwire ngo isoko ry'abanzi bawe rigiye kuremura, isoko ry'abakuvuga nabi, isoko ry'abagusebya, isoko. Hari abantu bishize hamwe bagambirira kukuvuga ibinyoma, bagambirira kugusebya, birirwa bakubunza muri karitsiye, bava mu mudugudu umwe bajya mu wundi. Barimo barakuziza iki? Ntacyo. Iyo urebye ubona ntacyo bakuziza, ariko barimo barahangana n'inyenyeri y'Imana ikuriho. Tuzi urebe, bagiye kumwara. Imana igiye kumwaza umwanzi wawe. Umva isezerano Imana iguhaye. Zaburi 120 umurongo waho wa 7. Iri ni isezerano Imana ivuganye nawe, yemereye ubuzima bwawe guhera uyu munsi. Ndimo ndahanura, Uwiteka azakurinda ikibi cyose, niwe uzarinda ubugingo bwawe. Uwiteka azakurinda amajya n'amaza, uhereye none ukageza iteka ryose. Uwiteka aravuze ngo azakurinda uhereye none amajya n'amaza. Ntiwongere gutinya umurozi, ntiwongere gutinya ukugwanya. Imana iravuze ngo ubuzima bwawe buri mu biganza byayo. Abakuvuga ntiwongere kubatinya, abagusebya ntiwongere kubatinya. Izakurinda amajya n'amaza. Ugenda Imana izakurinda, ugaruka Imana izakurinda. Ujya mu mahanga Imana izakurinda, utashe mu gihugu cyawe Imana izakurinda. Ugiye gucuruza Imana izakurinda, ugarutse Imana izakurinda. Bibiliya iravuze ngo Imana izakurinda amajya n'amaza. Imana izakurindana n'abana bawe, Imana izakurindana n'umugabo wawe. Ntutege ubwoba n'iyo ngwara iri mu rugo rwawe, iyo diabete, iyo kanseri, ibyo bigenda mu maguru, ibyo byafashe ibitugu byawe, ibyo bitsikamiye umubiri wawe. Niba Imana yemeye kwizakurinda, ntiwongere gutinya bakubwira ngo urapfa, ntiwongere gutinya bavuga ngo uramwaye, ntiwongere gutinya bavuga ngo urasebye. Imana ikwemereye kukurinda amajya n'amaza. Imana ikwemereye kutazamwara, Imana ikwemereye kutazandagara, Imana ikwemereye kutazakugwa n'isoni. Imana izakurinda amajya n'amaza. Bibiliya iravuga ngo hari kurira kwararira umuntu, ngo bwaca mu gitondo impundu zikavuga.
sinzi amarira urimo urarira mwene data, reka nkubwire wirira nubwo abantu bakwanze, nubwo abantu bakwirengagije. Niba kurira kwararira umuntu bwaca mu gitondo impundu zikavuga, igihe kirageze nawe ukavuza impundu. Igihe kirageze amarira ukayasohokamo. Igihe kirageze ako gahinduka kibagirwa. Mwene data, reka nkubwire shika mukomere. Imana wizeye n'inyamaboko. Imana wizeye ntizagutenguha. Imana wizeye ntizagukoza isoni, ntabwo izemera kumwara. Ndavugana n'umusozi w'ikigeragezo, wowe ufite iryo deni ryatesheje umutwe, ubona ko byagucanze. Humura, hari Imana ijya yishura. Wowe basohoye mu nzu ndandiro wabuze ubwisho, humura, Imana ijya yishura. Uyu munsi ubuzima uri kunyuramo hari gitondo Imana izawo kwibagiza. Icyo Imana igusaba ni ikintu kimwe, ni ugukiranuka. Reka nkubwire mwene data, reka nsoze nkubwire iri jambo, umubiri n'amazi ameneka nayo. Ndakwinginze ongera ukorera Imana. Ubuzima Imana iguhaye bukoreshereza Imana. Uyu mwanya tuvugana hari umuntu urimo aritera inshinge kugira ngo abeho, ariko wowe wabyutse uri muzima, wabyutse uhumeka, nturi kwitera inshinge. Abandi kugira ngo babeho bitera inshinge za diyabete kugira ngo babone ko baramuka, ariko wowe waramutse. Aya ni amahirwe Imana ibiguhaye. Ongera ushake mu maso y'Imana, ongera ukorera Imana. Ikindi, niba ufite amasezerano y'Imana, ndakwinginze kiranuka. Amasezerano y'Imana ntabwo azira mu byaha. Amasezerano y'Imana asaba kugira ngo ubukiranutse. Hari abantu basenga kuko bakeneye Imana, bakayisengera mu bibazo. Ntabwo Imana bayisenga kuko bari mu bibazo. Icyo gihe bayita amasengesho y'amatakiragoye. Senga Imana, korera Imana, kizwa, korera Imana uriho neza.